turabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Tubahaye ikaze kuri Terre des Nations, muri kumwe na Muhomberi Jacqueline. Shalom. Twagarutse rero, twagarukanye n'umubyeyi Mama Aline. Ushize twavuze ku mbuto y'uwitwa Aline, urugendo rwayo. Uyu munsi rero tugiye kubakomereza turakomereza aho twagarukirije kugira ngo dukomeze twubake umuryango wacu w'uyu munsi n'ejo hazaza. Reka twongere tubiragize Imana. Imana Data wa twese, turagushimye ko wongeye kutwemerera ko dukomereza aho twasubikiye. Reka iki kiganiro kizafashe benshi, ntikizabe icyo kumva gusa, ahubwo kizahindura imitima ya benshi n'imyitwarire, kugira ngo tugire umuryango ibi byo kuzagurisha icyubahiro bazabyumva bose. Mwami, bizabagirira umumaro. Rero twavuga byinshi ariko tubigusabye twizeye umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yego, ubwo duherukana wari watuganirije utugereza ku gihe wari utangiye gufata inshingano, ariko hari akantu utatubwiye neza ku buryo ubundi mbere twavuze uburyo abantu bagiye gutandukana cyangwa habayeho ikibazo cyangwa hari impamvu yabaye mu muryango, ko abantu bagomba kubiganiraho, bahabona bitabakundiye bo ubwabo bagashaka umuryango ukabafasha, bitakunda nyine bagakomeza process zindi cyangwa se umuryango wakabagendera kugira ngo wubake ubuzima bw'umuryango buzima. Niba hari n'ikibazo cyabaye nyine umuryango ubabe hafi. Twagira ngo rero dukomereze urugendo rwawe, noneho ya mbuto yarabyaye, mwaragutse mu muryango, mwakomeje muti. Wari udutangiriye utubwira ngo ntabwo byaje kugenda neza, hari ukuntu bitagenze neza, hanyuma musa na muratandukana. Reka dukomereze. Murakoze. Murakoze. Nanone kujya kunyakira kuri Terre des Nations. Murakoze. Ubushize twagarukiye aho nababwiye nyine ko urwo rukundo mwumvise hagati yacu rwazanye n'indi mbuto y'umwana wacu. Umwana yarageze mu kigero cyiza, tumwishimiye, tumukunze, ariko noneho ibintu biza guhinduka. Ntitwabasha gukomezanya na papa we. Urumva rero nari ntangiye urugendo rutoroshye rwo kurera jyenyine. Noneho ntabwo rero bwabaye urugendo rworoshye, ndetse rwaranamvunye cyane mu marangamutima, kuko nasubiye inyuma, nabatekereje nyine ukuntu twatangiriye urugendo rwacu i Burundi. Noneho turakomeza tujya muri Amerika, tuza kwambuka tujya muri Canada, tuza guhinduka abo babyeyi bari bishimiye kurera uwo mwana. Turamurera mu rukundo rwinshi. Nari navuzeho gatoya ku kintu cyitwa gucana inyuma. Kikaba aricyo cyaje muri urwo rukundo mwumvise rwiza, bisa nkaho kabaye agatotsi gatuma urukundo rutabasha gukomeza mu buryohe rwari rurimo, nimba nabivuga gutyo. Hanyuma ngira ngo ni nabyo byaje gutuma mu by'ukuri urukundo rwacu rutabasha gukomeza, kuko hari ibintu bijya mu rukundo, biza mu rukundo, hanyuma byaterwa n'ukuntu abantu batabyitayeho. Twavuze no ku ngaruka zo kuba abantu batabasha kuganira. Ngira ngo bibaye ntabwo twabashije kubiganira ako kanya, cyangwa ndetse reka mvuge mu ruhande rwanjye sinabashije kubimenya, ahubwo nabibwiwe n'andi matwi, nabibwiwe n'abandi bantu, nuko nabimenye. Noneho nza kubimenya mu gihe kitari cyiza kinkomereye. Nari ngifite uwo mwana mu nda. Mbimenya ayo makuru, nyamenya atari meza. Noneho ngira ngo yaranyitegereje, abona ukuntu nari merewe, nari ndushye,
murabyumva murabyibuka narabibabwiye ni umwana wacu wa mbere ndi bucura sinigeze nkurikirwa turi mu gihugu cya kure turi twenyine nta muryango abantu twari dufite ni abantu mu by'ukuri banganaga natwe nta nama rero bari kutugira zikomeye zari kudufasha noneho nza kubimenya ndi muri icyo gihe ntegereje umwana urumva amenya amakuru atari meza ariko kubera amasezerano yari ari hagati yacu baravuga ati imbabazi niziboneka tugakomeza zabyitwaramo neza tuzakomeza tubane nk'umuryango nk'ukuntu twabyiyemeje kandi nk'ukuntu nk'urukundo rwacu twatangiye twarabisezeranye yego niko yabimbwiye yankoreye isezerano aravuga ati ntabwo ari byiza ndabizi kandi birakubabaje ndabibona ariko ndagusaba imbabazi kubera ko nubwo bwose byabaye ntabwo bihanagura ntibikuraho urukundo nagukunze anasubiriramo no muri za ngendo nababwiye aravuga ati ntubona ko navuye kure kweri nkakomeza nkaza ati ibyo bintu biza kugira imbaraga simba narageze ahangaha noneho nanjye ndabitekereza nubwo bwose byari bimbabaje ndavuga ntuzi ko ashobora kuba ambwije ukuri ndavuga ntibinabwiye ni ukuri ntibyari gushoboka cyane nk'uko nguko twari tumaze gutandukana ko yari kwigumira aho nari namusize muri Afurika agakomeza ubuzima nanjye wenda ngakomeza ubundi noneho numva ndabyizeye cyane mbiye imbaraga ndavuga ntoke imbabazi ndaziguhaye twarakomeje rero turera wa mwana nkuko nabibabwiye unfortunately umwana ageze muri icyo kigero cyiza umwana arimo atangira kujya kwiga mu by'ukuri mu myaka 4-5 abatangiye kujya ku ishuri n'icyo gihe rero papa we dusa nkaho twahagaze gukomeza kubana izo nkuru nababwiye zo gucana inyuma bisa nkaho byakomeje noneho tuza gutandukanywa nanone n'undi yego nuko byagenze twaretse rero gukomeza kubana hajemo undi muntu nanone muri rwa rukundo yego byarankomerekeje cyane ku buryo byanangoye kubyakira no kumva ko ari ukuri icyizere cyose yego imbabazi zawe zipfusha ubusa biragoye niko byagenze yego mu nyuma hari byinshi nk'ukuntu nababwiye ngo naje kubashishwa n'Imana mu buzima bwanjye kunsobanurira byinshi icyo navuga ngo niyo ibintu biba bisa nkaho bigenze bityo kandi murumva ko twebwe mu muryango wacu twari kure y'umuryango twari ntabagenama twari dufite hafi yego twigeze kubivugaho mu kiganiro cy'ubushize tuvuga tuti ibintu bitagenze neza muragerageza mukaganira mwebwe mwembi mwakumva mutumvikanye mukaba mwabwira undi muntu mukaba mwabwira undi noneho mukegera nk'umuryango cyangwa se nko kubizera bakajya no mu itorero bakaba bareba nk'abakozi b'Imana urumva rero twabwabo bose mu by'ukuri nta bari ubuzima bwacu twari mu mahanga kwa kundi mwabyumvise twe babiri nakakana kacu twari dukunze ahari yo mubona yego bagira inama mukagerageza nyine muri izo nzira yego hari byari kugira uwo bihindura hagati yanyu mukanaha agaciro urukundo mwakundanye kuko njyewe n'aka kanya ndacyemera ko rwari ruhari yego urukundo rwavanye umuntu ahantu asize n'ibyo byose nibyo sinkuka ya pe ibyo washingiyeho birumvikana ko umuntu agenda urwo rugendo rwose akanarukwibutsa mukagera ubwo mubanye simpamya ko nta rukundo rwari ruhari yego ariko habayemo akarengane ko kutaba kuko kuba mwari mwenyine yego kuko inama y'umuryango ubundi iranemewe no muri leta yego babanza bakababaza niba wenda tuvuga abantu bagiye mu nkiko bababaza niba hari ibiganiro mwigeze mugirana hari inama y'umuryango yabaye hari mbese izo nabo bakababwira ngo mbere y'uko twinjira mu kibazo cyanyu musubire mutekereze niba icyo kintu
ari ikintu muhisemo mwabitekerejeho. Ntekereza rero ko navuga jyewe ku ruhande rwanjye urukundo rwanjye rwararenganye, rwabuze abarushyigikira ngo mubanze mu rurwazi. Ndagushimiye cyane ko uvuze icyo kintu. Twebwe nk'abizera cyangwa se n'abatizera nibyo byiza, umaze kumpa urugero rwiza cyane uko bikorwa ahangaha, kandi nta nubwo binatandukanye mu by'ukuri. Nababwiye ngo mu nyuma naje gusobanukirwa ibintu byinshi mbifashijwe n'Imana, uko kuntu bivuze neza niko n'umwuka w'Imana yabimpishuriye. Yarambwiye ati urukundo rwanyu rwabuze imbaraga z'umuryango se, rwabuze kugira ngo rukomeze rubeho, kuko ntabwo nshidikanya ko twakundanaga twembi, kandi nubwo bwose ibyari byabaye nk'ako gatotsi kari kabaye ni ibintu bibabaza yego, ako ni n'icyaha wenda cyangwa ni n'amakosa ashobora kubabarirwa, ubuzima bugakomeza. Cyane cyane murumva twari twamaze kuba umuryango, gutandukanywa rero n'ikintu nk'icyo ngicyo cyangwa n'andi makosa ajya abaho hagati y'abantu babana, mutabanje kugerageza cyangwa mutabanje ndetse no gushaka kugisha abandi inama, mubabwire uti twahuye n'ibi bibazo, twabyitwaramo twe, cyangwa se mwe murabyumva mute, mwebwe nk'ababyeyi, mwebwe nk'inshuti, mwebwe nk'abajyanama murabyumva mute. Urumva ibyo byose, ayo mahirwe yose ntabwo twayagize. Mbega bisa nkaho bihagarariye aho ngaho, kandi ubundi byarashoboraga gukomeza kubaho kuko urukundo twari turufite. Ariko ngira ngo twabuze amaboko nk'uko bivuze neza, twabuze abadushyigikira, twabuze abadusanga muri ubwo buzima twari twiyemeje, kandi murumva busaba imbaraga nyinshi kugira ngo batubashishe nyine gukomeza umuryango. Nuko byagenze. Nari maze kubabwira ukuntu byamvunnye cyane. Kubera iki? Kubera ko nyine nari ndi jyenyine, urumva nari nsigaranye n'umwana, nta muryango undi hafi, nta muvandimwe, nta mubyeyi, nta bantu mu by'ukuri nagize kugira ngo bambashishe kumva ko mbega kumpumuriza muri urwo rugendo. Umuntu aba atangiye kuko ruba rugiye kugaragaramo mbega imvune nyinshi imbere. Niko byagenze. Ariko kubera kwa kundi nakuze nkurana n'umubyeyi umwe, ufite urukundo mbega rw'umubyeyi umwe, byakomeje gusa nk'abinkurikiranye. Noneho numva ngo uko umuntu akwiriye gukemura icyo kibazo, mpitamo nanone ngira andi mahitamo, ntagira undi muntu inama kuba yabigenza nk'uko nabigenjeje. Ubwo naratekereje muri cya cyuho nari ifite cy'urukundo, ndavuga nti ntabwo ndi buhagararire ahangaha, ndakomeza nshake rwa rukundo. Kuko nk'akana nk'ukuntu nakuze, nakuranye icyo kintu cyo kwifuza urwo rukundo cyane, kandi nkagira n'ubwoba bwo gutinya kubaho nk'ukuntu nabonaga mama abayeho. Kuko navuga nti iriya foto nabonye ya mama yo gukora cyane ataruhuka, yo kutagira umwanya w'ibindi bintu. Yego tubeshwaho no gukora, ariko tukabeshwaho n'ibindi. Tugomba kugira a variety of things mu buzima bwacu. We nabonaga iyo variety ntayihari, nabonaga gusa ari ibikorwa, kandi ukabona mbega bishobora kuba mbega biterwa nyine n'uko kuntu nawe yari yaratereranywe, bigatuma mbega atabasha kubona umwanya w'ikindi kintu. Rero nakuze mfite n'ubwo bwoba, nashakaga urwo rukundo, ariko numva mfite n'ubwoba bwinshi bunyobora, kandi ntabwo ari byiza kuyoborwa n'ubwoba, kuko nyine bishobora gutuma nyine ugira nayo mahitamo atari meza. Nuko rero byagenze. Naravuze ntabwo nshobora gusigara ndi jyenyine ngo mere nka mama. Noneho ikindi kintu kitabaye cyiza, ugeze kuvuga imiganirize, ibiganiro bigomba kuba hagati y'abana n'ababyeyi. Wenda ibyo biganiro nanone iyo biza kubaho, mama nababwiye nyine ngo yari adufite turi abana batandukanye, kandi yabyaranye n'abapapa batandukanye. Ubwo ngubwo iyo nza kugira ayo mahirwe, yari kuvuga ati uzitondere iki n'iki n'iki n'iki,
muri bya bindi twahoze tubwira ababyeyi kuganira n'abana. kumenya amateka Eh, y'ahahiseho umuryango yego. wawe Eh, nawe ukisobanukira. yego. Urumva nk'uko nari nabibonye kuri mama kandi nkabona atari byiza, ariko muri jyewe ntabwo byari bihagije, ntabwo byampaye imbaraga. Wenda iyo aza kubivuga nawe bikongera kuri kwa kuntu namwitegerezaga, noneho bikongera kuri we nawe agize icyo abimbwiraho nk'umubyeyi, ngira ngo byari gushobora kundinda wenda ayo mahitamo yandi nari ngiye gukomerezaho, kubera ko nyine narasa nkaho mu ruhande rumwe urumva harimo ubwo bwoba, nari ngifite cya cyifuzo cy'urukundo, urabyumva nyine rwari ruhagarariye ahantu ntabyifuzaga kandi bitandukanye n'amasezerano twari twagiranye hagati twembi. Hanyuma haza kuzamo rero n'icyo kintu cyo kuvuga ngo ese mama sa mu by'ukuri bigaragaza nyine ko nubwo bwose nari nabibonye ndavuga ngo ntabwo ari byiza, ariko ntabwo byambereye ikintu kimpagarika ijana ku ijana ngo bibe bituma ntakora amahitamo wenda nk'ayo nakoze nk'ayo nahise nkora. Urumva naratinyutse wenda nk'aho nabanje guhagarara ngo maze nibaze kuri bya bindi, wenda urumva za nama za mama iyo zizamo muri icyo gihe nari ngezemo, nari gutangira kubitekerezaho, noneho nkaba nakwibuka nk'amagambo yambwiye kava tuzitondera ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko urumva ko bitigeze biba, ese ngo ni igisubizo cyanjye cya vuba ni ugushaka undi muntu nkakomeza, kuko ibyo ari byo byose na mama yabyaranye n'urengano. Urumva rero ndenze kuri cya kintu nari narishyizemo kandi natinyaga, ariko nsa nkaho ngitinyutse kubera iki? Kubera bwa bwoba, gutinya kuba jyenyine, ndetse nkumva ngo nindekera ahangaha wenda cya cyuho nari mfite nzakomeza nkigire. Rero ntangira urwo rugendo rwo kurera jyenyine, ariko reka nsubire inyuma mbabwire nyine ukuntu narutangiye. Nsubire inyuma gatoya, mwamaze kumva ka gatotsi kaje mu rukundo rwacu. Nari namaze no kubabwira ko mu by'ukuri cyadutandukanije n'ubwa kabiri, mbega icyadutandukanije cyabujije ko dukomeza kuba nk'umuryango turi kumwe twese, haje kuzamo undi muntu nanone. Ubwo ngo twari turi kumwe nk'ukuntu nabibabwiye, umwana ageze muri iyo myaka atangiye ishuri, noneho twasohotse twagiye hanze, tugarutse twari twamusize mu rugo, dusanga ntawe uhari, ahubwo hari akantu k'akandiko yasize yanditse. Yego. Ayo magambo ntabwo njya nyibuka neza, abantu barambaje ati se hari handitswe iki? Ntabwo njya nyibuka, ntabwo nayibuka kuko mu by'ukuri nagize shock. Urumva rero ntangira urwo rugendo nyine rwo kurera jyenyine, urumva ubwo shock nyine tayari umuntu arayigize, mbonye ko ibintu bihindutse. Nakubigeze umukurikirana se ngo mubaze ese ni igiki kitakosoka kugiye kunsiganya umwana ko Yego. ntazi aho nsigaye nk'umukunzi wawe wabyitwaye mute wowe? Hari ukuntu mbega wumva inkuru nk'iyo ngiyo, nk'ubwo urumva yari yabivuze muri ako kandiko yasize, ariko nanone kubera ya masezerano yari yankoreye, numva ako kanya ntabwo mpise mbyakira. Cyane cyane urumva nkanjye n'amateka yanjye ntabwo byari ibintu byo ko binyoroheye kugira ngo mpite mbyizera ako kanya. Ese wahise ubona ko ari indimi ebyiri urugusezeranyije ibitangaza? Naratekereje ndavuga ntabwo ari byo, ntabwo byashoboka, ni n'aya masezerano yose jyewe n'urwo ruhande n'urwo ruhande jyewe nahagazemo. Urumva rero ishuri ryarimo ribimfashamo, ariko kubera ya mateka yanjye, kuba yego bwose nubwo nari nzi ngo nkeneye urukundo rw'umubyeyi, ariko sinari nzi ingaruka zo kutarugira uko zimera. Ntabwo nari bwabyitegerezeho ubwanjye ngo mbe nasobanukirwa ngo dore impamvu nakoze ibi n'ibi n'ibi, cyangwa se impamvu natekerezaga gutya se, cyangwa impamvu ntashobora iki n'iki n'iki, ni ukubera ibyo rero sinari bwabisobanukirwe. Bakampa rero information mu by'ukuri za ngombwa kandi z'ukuri, ariko giye simbashe kuzisobanukirwa kubera ayo mateka yanjye. Bakaba batari ku mwana n'amateka waba uri no gushakisha icyababeshaho mwembi.
ariko urumva yego nubwo nagishakishaga noneho iyo babimbwira ako kanya nanjye iyo nza kuba mfite gusobanukirwa nari kuba nti noneho ibyo barimo bambwira ni ukuri. Nababwiye nyine ngo twari mu gihugu cya kure mu mahanga, noneho nkatekereza nkavuga nti oya umenya biriya ari iby'abanyamahanga si ibyacu, buriya se ni ngombwa cyane. Kuki bakomeje kumbwira ko umwana ababwira ko akumbuye papa, bikaba ari byo basa nkaho bashyira imbere cyane, bikaba ariyo mbarutse ituma bashobora kumbwira ko umwana atarimo akurikira neza, kubera ko ibyo ngibyo byaba bimubangamiye. Noneho mwibuke n'aya mateka yanjye nanjye nakuranye n'umubyeyi umwe, nkajya mvuga ngo hanyuma se kugiye we nabashije kwiga, umwana se byamugiraho ingaruka gutyo. Icyiza cyawe impamvu wowe bitari kukugiraho ingaruka nyinshi, yego, nuko ntabyo wari waramwigeze. yego, wibuke ko umwana yari agize imitima ibiri, umutima uba mu rugo n'undi ushakisha se. yego, ibyo ngibyo ni ibintu bibaho, umutima umwe ukabaha undi ukaba hariya, ntabwo byari gutuma akurikira neza. abantu barabibonaga, barabibonaga kuko abarimu nabo ni ab'ingenzi cyane, baba begereye umwana kandi baramwitegereza, bakamwitegereza neza. Urumva bari bafite ukuntu barimo bamumenya, yewe ntashoboraga kumumenya nubwo bwose twabanaga ku munsi ku munsi. Umwana ati nkeneye papa, bikageza no kuri urwo rwego nyine atabasha kwiga neza. Noneho nagaruka iwanjye nk'abantu numenya ibyo bambwira ari ugukabya. Urumva abantu hanyuma se kujye nakuze ntamufite sinize. Ibyo wari uvuze nibyo, we biratandukanye n'ibyanjye. Urumva we se yari yaramwigeze, yari yaramubonye, biratandukanye nanjye utari warageze umubona. Ikindi nacyo rero nabwira abantu hano muri izi ngorane turimo tuvuga zo kurera wenyine, hari umwe bishobora kugiraho ingaruka kanaka, bikaba byamubuza nko kwiga neza, undi akaba yakwiga neza ariko bikamutegera nko mu kindi kintu. Rero ni ibibazo biba versatile, bitandukanye mu buryo butandukanye, ariko biba bisa nkaho bifite inkomoko imwe, aho bituruka hamwe. Ariko uko byakwigaragaza kuri umwe bigatandukana wenda nuko byakwigaragaza ku wundi. Urumva rero giye naragaruka nkamipimaga nk'abantu ya cyese ko bitagenze uko nguko. Noneho nigiye nigeze kuganira na papa we, maze kubibona nyine ko ibibazo bakomeje kumbwira ari byo. Noneho ndamubaza nawe ati oya nanjye sinagize ibibazo byo mu ishuri. Noneho rero dusa nkaho tubitesheje agaciro, ntitwabishyiramo imbaraga cyane. Aho ngaho rero nahagira inama nanone abandi babyeyi. Uramutse wumvise ikintu ku ishuri nk'icyo ngicyo, sinzi amashuri y'ino ko bigenda, ariko uramutse wumvise ikintu nk'icyo ngicyo ni ukucyitaho, ni ukutakirengagiza. Nubwo bwose waba waragize amateka asa n'ayanjye, ariko ngize amahirwe yo kuba nabagira inama kano kanya, kugira ngo ntabwo ukwiriye kwireberaho ngo uvuge ngo yewe ko bitagenze uku nguku, wenda n'undi ntibyagenda uko nguko, kuko abantu turatandukana. Urumva rero umwana byakomeje kutamubera byiza, aniga no mu buryo buruhije. Murumva nabaye umubyeyi umwe ufite inshingano nyinshi, birumvikana, mfite byinshi bindeba. Ngira ngo na papa we ku bijyanye n'imyigire y'umwana namubajije ndetse nta kuntu wagerageza ukamufasha, kuko ni ibintu bihenda hariya muri ibyo bihugu tubamo. Kubasha kwigisha umwana ku ruhande bisaba ubushobozi bwinshi. Urumva aho ngaho ntabwo yamboneye igisubizo, yarabyumvise ariko ntiyagira icyo abikoraho. Urumva rero byarakomeje bityo, umwana arakomeza aravunika. Urumva aravunika mu marangamutima, afite n'inshingano zo ku ishuri atabasha gukora neza. Yarakomeje ubwo nanjye ndimo ndavunika, ndashaka imibereho, ibidutunga, ibyishyura aho dutunze, aho dutuye, abagomba kumureberera mu gihe nagiye gukora. Urumva ibyo ni ibintu byose, inshingano ziba ari nyinshi, ku buryo nawe kuko uba usigaye uri umubyeyi umwe, hari utuntu tumwe tumwe twagutambuka mbega utabonye, kubera ko uba ufite ibintu byinshi mbega utekerezaho. Murumva rero nayo mbabwiye nyine ko nayo maze gukomeza yenyine n'umwana, kandi byari bitangiye kugaragara ko umwana
kurerwa n'umubyeyi umwe bitangiye kumugiraho ingaruka, urumva mu ishuri ntabwo arimo yiga neza, kandi nanjye kubera amateka yanjye ntabwo ndimo mbasha kwemera kwakira neza iyo message kugira ngo tube twabikurikirana, tube twamushakira wenda nyine abantu bamufasha. Byakomeje uko nguko umwana nyine akomeza kwiga akoresha imbaraga nyinshi cyane kandi bitagenda neza. Muri kiriya gihugu niyo udatsinda bakomeza bakakwimura kugira ngo bitazagutera ibindi bibazo nyine byo guhora wibaza utese kubera iki mfite imyaka myinshi ariko nkaba niga nko mu mwaka bega abandi tungana bari mu mwaka kanaka. Bakomeza rero bakabimura, yakomeje nyine arimurwa ariko byaje kugera ku ahantu mu by'ukuri byanga neza. Biranga ntiyabasha gukomeza amashuri ngo nayarangize. Ngira ngo muri icyo gihe kubera ko nari mu myaka ikurikiyeho naje kugira amahirwe noneho y'Imana yagiye imfasha impa nanjye noneho kuyimenya. Yansanze muri ubwo buzima, yego murumva icyo gihe cyose mu by'ukuri imbaraga zanjye ntabwo zari zihagije, Imana yari ihari ariko igihe ntarabisobanukirwa, ariko naje gushaka noneho kumenya Imana bitewe n'iki na bwa bukene nababwiye. Naje kuza kumenya Imana, iransanga muri ubwo buzima nari ndimo, insanga ari uko nayibajije ikibazo kivuga giti kuki yewe nkunda ariko simbashe kubona urukundo. Murumva cya cyuhorero cyo kudakundwa cyari gihari. Mu by'ukuri nubwo bwose nababwiye ngo uwa mbere byadusize aho ngaho, hanyuma mu nyuma naje kumenyana n'undi, nawe tugendana urugendo rutari rurerure nk'urw'uwa mbere, ariko mu by'ukuri ntabwo byari urukundo ahubwo byari ubwihisho, ngira ngo bwari ubuhungiro, byari ibintu biri bundangaze kugira ngo sinkomeze gutekereza kuri rwa rukundo rwanjye nari mbuze. Ntabwo rero twaje gukomezana n'uwo nguwo wa kabiri. Muri icyo gihe ndi kumwe n'uwo wa kabiri nibwo natangiye kubaza Imana. Noneho wa mwana wa mbere yakiri mutoya ataraba mukuru, ntangira kubaza Imana kubera iki numva ngira urukundo rwinshi cyane ariko ntabasha kurubona uko ndwifuza. Ubwo rero Imana yari itangiye kuza mu buzima bwanjye, nza kubiboneramo n'agakiza, ariko yaje itampa urwo rukundo nifuzaga wenda ku mubyeyi cyangwa se ku mugabo, ahubwo yaje yo ari urukundo mu buzima bwanjye. Noneho muri ibyo bihe nari ndimo nanone bitoroshye, ubwo nari ndi kumwe n'uwo wa kabiri mwabyumvise, ariko mu by'ukuri atari urukundo. Uko kuntu numvaga sa nk'ari ubuhungiro, simbizi nawe mu ruhande rw'uko byari bimeze, kuko uwo muntu wa kabiri wari umuntu wari ufite urugo, afite umugore n'abana, ariko baza gutandukana. Sinzi neza impamvu yatumye batandukana, ariko ni uwo nguwo twari turi kumwe muri iyo relation ya kabiri. Twaje kubyarana ariko umwana avuka, kubera ko Imana yaje mu buzima bwanjye noneho impa inkomezi ntari insanganywe. Yarantinyuye, mwibuke nababwiye ngo nagendanaga ubwoba bwo kuba jyenyine, urumva naho ngaho yahereye, kandi Imana yari ije igiye kubasha kunsobanurira ibintu byinshi nk'ukuntu muri buze kubyumva. Rero ikintu yahereyeho, mu bintu yahereyeho bwa mbere, Imana rero yatangiye kunkundayo ubwayo. Abizera bazi ko Imana ari urukundo, yatangiye kunkunda. Ntangira kujya mu rukundo ahubwo n'Imana. Urumva kandi rero kuko yari ije irumpa cya cyuho, urumva cyari gitangiye kugenda gita imbaraga muri jyewe. Ntabwo cyashize ako kanya, ariko buhoro buhoro Imana yari itangiye rero umurimo ukomeye mu buzima bwanjye. Urumva ije mu gihe nanone gikomeye. Wa wundi wa kabiri ntabwo dukomezanije, byabatangaza ko nanjye wamubwiye nti uko mbibona. Mwabyumvise mbabwiye nti numvaga atari urukundo ku ruhande rwanjye, kandi nawe niko byari bimeze. Cya kibazo cy'uwa mbere
cyo kunca inyuma nawe yari agifite. Ubwo ngubwo nyine icyo gihe mbaza Imana nayo maze nanone kumenya amakuru atari meza ko nawe afite undi muntu babonana ku ruhande. Urumva rero byampaye imbaraga, ariko biranasumba binabana byiza cyane kubera ko urumva Imana yarije mu buzima bwanjye. Noneho nabashije nkomeza noneho n'abana 2 ntabwo bakiri umwe, urumva inshingano ziriyongereye, bigiye gukomera aho gusumba. Ariko icyo nkundira Imana cyane nuko yatangiye mu mitekerereze yanjye kumpa gusobanukirwa ko ntakiri jyenyine nyifite, ahubwo bimpindukira rero imbaraga, birampumuriza, numva bitangiye kunkomeza. Noneho aho kurangarira mu rukundo rutari nyarwo, ndangarira mu rukundo nyarwo rw'Imana. Ntangiye kuba ntiyamana yantabaye mu bihe bitoroshye, ikampa imbaraga zo kubyakira kandi ikampumuriza, ikambwira ngo turi kumwe. Ndavuga nti reka nkomeze ahubwo ndebe n'ibindi biri imbere kwizabigenza. Byakomeje rero bigenda neza, nkomeza kugenda menyana n'iyo Mana, ndi kumwe n'abana 2 jyenyine. Ego hanyuma ntabwo byatinze cyane, niyo mpamvu navuze ngo Imana yaraje irankunda, ariko ako kanya urwo rukundo rwayo ntabwo rwaje ngo runyuzure ako kanya, ruzibe cya cyuho 100%. Ukuntu byaje kugenda, naje guhuramo sinzi nimba navuga indi chapitre mu buzima bwanjye, uko byaje kugenda mu gihe nkiga kumenyana n'Imana. Mu by'ukuri ya myaka ya mbere abagikizwa ubwa mbere murabizi, iyo myaka ya mbere byari bishyushye, hari ibintu byinshi ntarasobanukirwa, nuko bitaratinda cyane. Ubwo ngubwo muri urwo rugendo nari ndimo, muri ubwo buzima nari ndimo, nari ndufitemo inshuti zitari nyinshi, yego, ariko inshuti zisa nkaho zari zaragiye kure mu by'ukuri. Ibyo ni ibintu bikunze kuba nanone ku miryango irera yonyine. Hari abo maze kumva bahuye n'ibyo nahuye nabyo, usanga inshuti zisa nkaho zibigiye kure, zibavuyeho. Birashoboka cyane, birashoboka. Ego yayindi kwizirikaho. Nuko rero byagenze, maze gutangira urwo rugendo rushya rw'agakiza rwo kumenyana n'Imana. Hari inshuti mu za kera zagarutse ziravuga ati wagiye hehe ko twakubuze, bati ibyo bintu byo gusenga. Urumva ubwo zari inshuti zitasengaga nkuko nanjye ntasengaga, bati bijya bitwara abantu bakajya kure y'abandi, tukabakumbura, turagukumbuye. Noneho nza gusanga iyo nshuti ahantu iwe yari yateranije abantu bakeya, yari yatumiye iwe, hari umunsi mukuru. Nza kuhasanga umuntu, iyo nshuti yari izi uburyo nkunda business. None yaravuga ati mu bantu nzatumira iwanjye hazaza nuzi bya business cyane, tuzaze muganire munamenyane. Ni umuntu mushya. Twaje kumenyana rero no umuntu nihuse. Uwo muntu tuza kumenyana muri rwa rugendo rwanjye rushya rwo kugenda amenyana n'Imana. Nawe tuza kumva dusa nkaho duhujije ibiganiro bijyanye na business yakundaga nanjye, numvaga nakundaga. Nza noneho kugira nanjye akantu k'umunsi mukuru nkora iwanjye. Hanyuma rero uwo muntu twari twahuriye ku mushuti wanjye, ndamutumira, nagize umunsi mukuru, araza amenyana n'abandi bantu. Ubwo ngo yari mushya muri icyo gihugu. Nyuma yaho akajya ampamagara buri munsi, bite umerewe gute, abana bamerewe gute, amakuru. Icyo ntababwiye rero muri iyo relation ya kabiri nari ndimo, nababwiye ko yahagaze mu by'ukuri, isa nkaho yarangiranye nanjye mbyara umwana wa kabiri. Noneho nyuma umwana amara kuvuka, nababwiye ko Imana yaje mu buzima bwanjye itangira kumpa imbaraga zo gukora ibintu ntari gushobora gukora mbere. Numva nshobora gukomeza n'abo bana 2 cyenyine. Nubwo bwose Imana nyine yari ihari, ariko mu buryo bufatika
buri physique yari jyewe n'abo bana babiri. Noneho nikorera commitment yo kuvuga ngo ngiye gukomeza amashuri ntari narabashije kwiga. Urumva rero ubwo buzima nk'ubwo bw'abana bakuze gutyo, hari igihe ushobora guhura n'ibindi bintu byinshi mu buzima ugasanga ntabwo bigenze nk'uko wabiteguraga cyangwa wabyifuzaga. Ikintu cyitwa amashuri ni ikintu nifuzaga cyane, nakundaga cyane, n'uvuga nziga nkagera kure cyane, ariko ntabwo ariko byagenze. Hanyuma rero maze kubyara umwana wa kabiri ndabona nakura gato nzakomeza amashuri nk'uko nabyifuzaga. Muri ayo mashuri rero nari gukomeza, hari kuzajya hanyuramo kwa kundi abantu baruhuka gatoya nkajya gukora ya business nababwiye nari narakuriyemo. Ari nayo mpamvu rero uwo muntu twari tumaze kumenyana numvaga mukeneyeho ibitekerezo, kuko we yarakiri mushya ariko avuye muri Afurika. Muri Afurika nanjye nari maze kumara imyaka itari mikeya ntayirimo. Urumva nari nkeneye umuntu umbwira ibyaho aho bigeze n'uko bimeze. Dutangira rero ibiganiro, ari ibiganiro bisanzwe, ari ibya business, kungurana ibitekerezo, nkamuha ibyaho ngaho nari maze igihe, nawe akampa ibyino aho yari amaze igihe. Ariko vuba cyane atangira kujya ampamagara ku munsi ku munsi. Ubwo ngubwo ibintu by'urukundo nari nabishyize iruhande, ibintu byo kuganira n'abagabo nari nabishyize iruhande, kandi ni jyewe gusa n'Imana n'aba bana babiri n'amashuri. Sinzi umuntu rero naganiriye w'inshuti, kandi numvaga ngo yari amaze igihe kirekire mu nzira y'agakiza. Noneho ndamubwira nti uribuka wa muntu uwo nguwo nawe yari ari mu batumire nari natumiye, nti wa muntu mwabonye iwanjye, ni wa wundi twakunze twese, sinzi ukuntu numva bimeze ntarampamagara uyu munsi, kandi ntugenda umva nabyifuza. Ati hanyuma se araguhamagara akakubwira ibintu bishobora kuba bikubangamiye wumva utishimiye, ntujya ntarampamagara gusa akambaza amakuru, ni uyu munsi numva se bikenewe. Ati cyate ndumva nta kintu bitwaye. Ati kandi uriya muntu twaramukunze. Ati twabonye agira umutima mwiza nk'uwawe. Ati kandi ntabwo twifuza ko ukomeza kuba wenyine. N'uwo mushuti wanjye urimo bimbwira nyine, kuko yari inshuti yanjye tuziranye kuva i Burundi, yazi nyine byagiye biba mu buzima bwanjye. Avuga ati kandi ntabwo ari byiza gukomeza kuba wenyine n'abana. Urumva ubwo ngubwo rimwe arambwira ibitekerezo nka bya bindi nari mfite mbere, nyine numvaga ko ntashobora kuba jyenyine n'abana ngo bikunde. Avuga ati utegereje gatoya, ati hari umuntu uzaguha kumenyana nawe, atazagufasha rero uburyo wabwira uriya muntu mwiza twabonye iwawe, uburyo wamubwira mu bwenge, ukuntu atakomeza kujya aguhamagara. Ndabona azabimbwira se bisumba uko jye nabyikorera, atazabikubwira mu kinyabupfura. Turabona ko byamaze kukubangamira, dushobora kumubwira ukuntu mubwirana nabi, kandi mu by'ukuri tumva nta kintu kibangamye yari bwakubwire. Ndabona uwo muntu se ninde? Ati umuntu ati ni umukozi w'Imana. Avuze ngo ni umukozi w'Imana, mwibuke ya mahitamo nari maze guhitamo yo kugendana n'Imana no gushaka kumenya Imana mu mbaraga zanjye zose no kumenya ibyayo. Noneho arambwira ati ni umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana. Ati atazakubwira uburyo uzamubwira neza mu kinyabupfura. Ndabona ndamubwira nti hanyuma se atuye he? Atatuye mu Rwanda. Ati ni abakozi b'Imana bitwa abahanuzi. Abahanuzi nuko nari nababwiye, nari ntangiye kumenyana n'Imana, sinari nzi n'umuhanuzi. Hanyuma rero ati uzamuhamagara akubwire uburyo wamubwira mu kinyabupfura utamubwiranye uburakari, nkuko ndimo nkumva kano kanya. Mpamagaye wa mukozi w'Imana ari nawe muhanuzi. Sinari nzi abahanuzi icyo ari cyo. Ndamubwiye nti hari inshuti yakundangiye, yambwiye ngo nguhamagare kugisha inama. Ati ihe nama? Y'ukuntu hari umuntu ujya umpamagara ku munsi ku munsi, akambaza amakuru yanjye, nkumva
bitanshimishije bimbangamiye. Noneho uwo mukozi w'Imana araseka cyane ati kuva nabera ati njya nakira abantu benshi cyangwa bampamagara bambwira ibibazo barimo bafite, sindumva ikibazo nk'icyo ngicyo mu buzima bwanjye, sindumva umuntu angisha inama nk'iyo ngiyo ushaka kumugira. Ndumva se bigoye cyangwa birakomeye. ati sinabi bwabyumve gusa. Noneho arambwira ati okay, ati reka rero dusenge iminsi 3, ati uzongera umuhamagare. Gusenga iminsi 3 ibyo byose urumva sinarimbizi n'ibishyashya kuri yewe. Ati genda usenge, ati nanjye mu ruhande rwanjye nzabasenga, ati nyuma y'iminsi 3 ati wongere umuhamagare, ati tuvugane, ati nzaguha igisubizo. Okay, ni sawa. Tagiye ya minsi 3 ishize ngenda ndamuhamagaye nti ngiye cyageze. ati buriya ati nagize neza kugira ngo tubanze dusenge. Ati uriya muntu udashaka kuvugana nawe, uriya muntu udashaka gukomeza kuba mu buzima bwawe, uriya muntu ntabwo ari umuntu usanzwe. Ati uriya ni umuntu Imana ikuzaniye mu buzima bwawe. Ati ntabwo se wagerageje urukundo inshuro irenga imwe. Ati kandi nawe ndimo ndamureba neza. Ati nawe ndabona ariko byagenze. Ubwo rarakomeje atangiye kuvuga ati byagenze gutya mu buzima bwawe, ati nawe bigenda gutya nuko. Uko bivuga ntangiye gutangazwa na bimwe yavugaga, ndafana ntiyabimenye gute. Ndabona ibya bindi bavugaga ko ari umukozi w'Imana kuko ari umuhanuzi. Ubwo yari yambwiye ati baranerekwa, hari ibintu babasha kubona wowe utabona cyangwa undi muntu atabona. Tangiye kumbwira ibyo bintu, noneho ntangiye kubirangariramo ndabona nibyo. Ati uriya ntabwo ari umuntu usanzwe. Ati kubera ko ati waragerageje ushaka urukundo mu buzima, ati ntiwarubona. Ati uyu muntu rero ati ntabwo ari umuntu usanzwe, yazanywe n'Imana mu buzima bwawe. Ati kandi ati Imana irashaka kuguhuza amarira binyuze muri uyu muntu. Ntabwo wigeze utekereza sabe gato kuko ntabwo wigeze utekereza ko umuntu mukurangije ashobora kuba yaramubwiye ubuzima bwawe. Sinigeze mbitekereza kuko ibyo byose byari bishya urumva kuri jyewe. Ntahari ibintu byinshi ntaye bwasobanukirwe. Urumva yabimbiye uko nguko, arambwira ati ni inshuti yanjye. Sinashoboraga gutekereza ko yaba ari inshuti ye mbega igiye kumubwira ubuzima bwanjye. Sinibwiye ko yanabikoze, ubwo bwose ntari imari ntabizi. Ariko namaze kumva ko hari igihe bijya bigenda bityo. Nyuma kwemera umwuka w'Imana avuga. Imana avuga, Imana ishobora kuyobora umuntu. Yego. Ishobora kuvuga mu buryo bwinshi, ikabwira uyu nguyu hari n'utanzi, ikabwira undi w'ahandi, ashobora guhura. Yego. Twemera ko Imana ivuga kandi ivuga mu buryo bwinshi. Yego. Ariko hari n'abandi bantu ngeze kubumva ngo niba ari abasatuzi, abantu nyine bashobora gushakisha amakuru ahandi, barangiza bakayakubwira tene bakanakwishyuza, bakaguca n'amafaranga. Ati naragusengeye ariko bigeze gutya kugira ngo ngusengere nta mafaranga. Ariko twemera ko Imana ivuga mu buryo bwinshi, nawe ubwo bishobora kuvugisha, abari mu nzozi, abari mu ijambo ry'Imana, mu bindi byose yaremye. N'ijwi ryayo abantu bararyumva bagiye kuruha. Ariko ntitwibagirwe ko hari ibintu bibiri abantu bayoberamo. Ibyo bintu byo kuba umuntu yaba kuhuza n'undi yabanje kumubwira amateka yawe, yarangiza we agaca inyuma akajya avuga ko ari ibyo yeretswe. Ikindi cya kabiri nitwibagirwe yuko na Satani yerekwa, nibyo akerekwa ibyawe. Ibyo birashoboka kuko ni umwuka, azi isi tubamo. Ikintu cyo namaze kubona ntabwo ashobora kumenya umugambi w'Imana kuri wowe. Yego. Hari icyo yahishwe, umugambi w'Imana kuri wowe ntiyawumenya. Ariko mu bisanzwe Imana ifite uburyo ivuga, ariko n'abantu bubu na Satani. Ibyo byose rero kugira ngo utandukanye ayo majwi ariyo ugikizwa, ni ibintu byagombaga kugorana. Ntabwo namucira urubanza, sinamenya ngo yaba ari byo yabwiwe cyangwa se umwuka kumukoreramo ni uwa hehe.
Mm. Birashoboka cyane aho ngaho murumva nyine ko rwa rubuto Alina bahuye n'ibintu byinshi bitandukanye kandi n'abantu b'iki gihe na bagenzi banjye bashobora kuba barahuye nabo cyangwa tukanabivuga kugira ngo duse nk'aho tuburira abandi batarahuye abandi urumva nk'uko bivuze nari nkiri mushya muri iyo nzira y'agakiza hari ibintu byinshi ntari bwasobanukirwe kandi aho hantu nari ntangiriye gusenga najyaga numva bavuga ngo nyine nk'uko wari ubivuze ngo Imana iravuga kandi ngo Imana ishobora guha umuntu umwana yari amukeneye igihe kirekire amasengesho ikamuha umwana yaramubonye yego nibyo kandi Imana yabikoze ibintu biracyakora gusa ikintu tutagomba kwirengagiza nk'abantu bari mu nzira y'Imana basenga tumenye ko Satani ari umwuka aravuga ararondora yarondoye intumwa sibyo arazirondora ku mugaragaro ariko Petero aza gusobanukirwa neza yuko umwuka ukorera muri uwo mugore atari uw'Imana ibintu byose tujye tubigenzuza ijambo ry'Imana rero bisaba n'abakristo kuba maso yaba ari ibikizwa yaba umazemo igihe abahanuzi barahari kandi n'abakorera Satani barahari kandi nabo barerekwa urugero ni nk'abantu bajya mu barangi abarangi ni imyuka nyine bo baranasenga bakaramya bakagira bate bagashushanya neza nk'abajya mu ijuru ariko bakagira ibindi bakora by'imihango n'ibiki kandi nabo barerekwa baranahanura bakora ibiki gutandukanya iyo myuka rero kuba mu ijambo ry'Imana nta kindi kintu nta bundi burinzi dufite uvuga ngo niba ari umwuka wa Satani ntabwo ashobora n'ibisohora birasohora kuko aba yasomye nk'ahawe hejuru hazaza n'ibiki byose barayerekwa n'amagambo twaturayuriraho kuko aratugenzura niko kazi ke nta kandi agira rero ibyo bintu byose bishobora gukoranira ku muntu ugikizwa bikamugiraho ingaruka nyinshi cyane nibyo rero bisaba kuba maso ugasenga kuko no mu mwuka hari n'ibyumba abantu bajya mu byumba no ku misozi barahandurira cyane kuko tuba mu isi y'umwuka niyo bifatika iyo rero bihaye kugira muri ibyo ngibyo by'imisozi n'ibyumba bahuriramo n'abantu bamaze kwandura nabo bakabinjiza muri iyo dini y'imyuka yabo ukavuga ngo nahuye n'Imana ukuri n'icyo kintu cyari gikwiriye kuba kiriya cyangwa se kigasobanuka abantu ntibagapfe kwirukanka ngo bagiye kwizera ngo umuntu yambwiye ngo yavuze ibi ngibi kandi nibyo byambayeho ibyo ngibyo nyine sinabimenye icyo gihe sinari mbizi ariko mu nyuma mu byo Imana yagiye inganirizaho nyine yagiye inyereka nyine ko nshobora kuba narize ibintu bitayiturutseho niko byagenze n'ubundi hanyuma rero urumva ubwo ngubwo uwo muntu aravuze ati aturutse ku Mana ati ni igisubizo cyawe ataje kuguhoza amarira noneho nanjye nkorera muri bwa bwenge Imana iba yaraduhaye kandi ni byiza gukoresha ubwenge nanone ndamwitegereza yego yari mwiza kandi yari afite n'iyo mico myiza wanashaka ariko bidahwanye n'ibyo bidahuye n'ibyo gihe nifuza kandi nanone mwibuke cya gihe nari ngezemo ntabwo gukenera urwo rukundo numvaga byari bigifite imbaraga cyane muri yewe nari nyuzwe no kumenyana n'Imana no kugendana nayo no kurera abo bana babiri cyane cyane ko yari yazanye imbaraga nyinshi muri yewe zituma numva ntakeneye undi muntu ako kanya cyane cyane umugabo noneho ndamubaza nti hanyuma si Imana ikampa umuntu ntayimusabye ni kandi kongera ikampa umuntu udahwanye neza n'ibyo ngewe nakwifuza ni kandi kongera ikamumpa mu gihe numva uwo muntu wenda ntari mukeneye ibyo ni ibibazo byose byiza umuntu yajya yibaza aramutse ahuye n'ibyo nahuye nabyo noneho ndabona ndumva ntabyemeye
kandi ntikama umuntu mu by'ukuri numva nta n'urwo rukundo wenda numva rudashobora kuza kubera ko nyine ntabwo ahuye na bya bindi igihe nakwifuza ubundi nuko gatoya ati Imana se ati Imana n'urukundo ati ninashoboza n'abantu gukunda no gukundana by'ukuri ati Imana izaguha urukundo umukundi nibyo ati izabikora rero ikintu cyose kijyanye n'Imana umuntu wese numvaga arimo ayivuga mu buryo jewe ntabashije kuyivugamo akaba yivugaho ibintu byinshi ntanazi nahitaga mbyizera aho ngaho niho wavugaga nyine ubuti tujye twitonda ntitugapfe kwizera buri kintu cyose urumva rero narabyizeye kubera ko Imana yari imaze kugira agaciro cyane mu buzima bwanjye numva nayihaye umwanya munini tabantuke aba bantu ndibwira ko bazi byinshi kunsumbya reka ndebe koko ko ari byo uwo muntu rero ntabwo yatubereye umuhanuzi gusa asa nkaho yatangiye kutubera umuyobozi mu buzima bwacu none atangiye kuvuga ati ibintu mubigire gutya ati namaze kukubwira ko utigeze ubona urukundo kandi hari abantu Satani yari yarazanye mu buzima bwawe ati bariya bose mwamenye imbere ati nibo yabazanye mu buzima bwawe ati nawe ati kandi nuko nguko ati rero iki gihe mugezemo ati ni igihe nanone Satani atari kure yanyu ati ibintu nimutabigenza gutyo ngiye kubabwira atazabyica ati yongera abatandukanye turayibona nyine ko mumenyanye vuba ati kandi urabizi ko nyine aturutse kure nawe wari kure ye ati ibintu nimutabigenza gutyo ati Satani azongera abatandukanye ndabanuke nibyo koko mu ruhande rumwe urukundo narugerageje ndarushaka ndarubura ahandi nari maze iminsi nsengera namaze kumva bavuga ati Imana itanga abana Imana yakubonera umugabo yakubonera umugore yakuyobora kuza umugore kuza umugabo wawe ibyo ni ibintu nakomezaga numva basubiramo kenshi nkabyumva noneho ndavuga nti noneho Imana ko yamenye ikamenya n'ubuzima nabayemo ikansanga ikamenya n'icyo nari nkeneye ari za mbaraga maze kubabwira yari imaze kumpa zo kumva mfite confidence yo kuba jyenyine n'abo bana ndabona wenda n'ibindi yaba ariko bigiye kumera igomba kuba isanga byari bikwiriye cyane cyane ko mwibuke nigeze kwibwira mfite inda y'umwana wa kabiri ntumva afite urukundo rwinshi cyane kuki jyewe ntarubona rero noneho narakitse ndabana none Imana noneho igiye kunsubiza muri ubu buryo iramumpaye nuko tutangiye dukurikiye izo nama z'uwo mukozi w'Imana ati uyu muntu muri kumwe ati ntabwo arakira agakiza tugomba kuzamujyana aho musengera atakakira agakiza ati mu nyuma yaho ati urabizi ko wabatijwe ati nawe azabikurikize abatizwe ati ibyo byose bizaba birimo bigenda bimukingira bimushyiraho ya protection kugira ngo Satani nyine nawe atabasha kumugeraho atabasha kubatandukanya ati mukabana mbega muhujije n'imyizerere mu nyuma yaho yo kubatizwa ati bisaba byoroshye cyane ati muzahita noneho musezerana ati Satani mwe mumutsinze okay nuko byagenze ndende tuyigize ngufi nuko byagenze tutangiye kwitegura gusezerana ariko byabaye mu gihe kigufi byihuta cyane urumva rero igihe kigufi ukoremo ibyo bintu byose no kuvuga ngo umuntu ntabwo aba arimo atekereza kubwe urumva ko tutategerezwa ku bwacu by'ukuri twarimo tuyoborwa n'uwo muntu witwa ngo umukozi w'Imana turabikoze igihe kiri hafi nza kumenya amakuru atari meza kuri uwo muntu twari tugiye kubana mbega yari afite ukuntu adafitemo amagara meza muri we ariko ntiyigeze abimbwira none mu gihe kigufi nza kubimenya birankanga cyane nuko wa mujyenama dufite namubwira nti mbonye ibi n'ibi bati ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo ati Imana muri uru rugendo kujyanyemo ati ifitemo n'umugambi yo kuzagukoresha kugira ngo abashe kuyegera cyane hanyuma noneho Imana izanamukirizemo
nuko so ati ntugire impungenge, ati Imana izabigenza neza, izamwitaho wowe gusa wumvira Imana. Menye ko ari uyu muntu yakuzaniye kugira ngo aguhoze amarira, uyu niwe mugabo wawe, aturutse ku Mana. Turakomeza rero nkuko nari mbabwiye, twamaranye igihe nabo ngo kitari kigufi, ariko uko mara muri icyo gihe niho Imana mbega ni bwa bumana bwayo yanshubije inyuma, bisa nkaho noneho itangira kuvuga ku kintu cyitwa identity yanjye, isubiza inyuma noneho imyirondewe, ihereye mbega uko navutse, uko nakuze, uko narezwe, n'ibyagiye bimbaho bitandukanye, kugeza aho ngaho narindi. Nza rero gusobanukirwamo ibintu byinshi cyane, ndetse nza kugera n'ahantu mvuga nti ntabwo bitangaje cyane ibyo nahuye nabyo, ukuntu Imana ibinyeretse, kuko yaransobanurira avuga ati abana bakuze nk'ukuntu bakuze bakeneye urukundo cyane, badafite ababyeyi babiri. Mwibuke bya bindi byose twagiye tubabwira cyangwa twababwiye mu kiganiro cya mbere cy'ababyeyi baganiriza abana, abana se bashobora gutinyuka nabo bakabaza ababyeyi. Yaravuga ati ibyo bintu byose ni ibintu ubundi by'ingenzi mu muryango, kugira ngo umwana abashe gukura neza. Urumva rero naburaga ibintu byinshi, bikaba mu ruhande rumwe ari nabyo byatumye ngenda mpura n'ibyo bintu byose nagiye mpura nabyo. Kandi mwibuke nari ndi mu mahanga, nababwiye ko haje kujya n'igihe mama wanjye nawe yitaba n'Imana. Urumva nta bantu mu by'ukuri nagize bansanga muri urwo rugendo rurerure kandi ruvunnye. Imana niyo yaje kunsangamo, isa nkaho mbereye umubyeyi ntagize, noneho itangira kunsobanurira, isobanura ubuzima bwanjye, isobanura n'umuryango nturukamo, iza kugeza aho nari ngeze muri urwo rugendo. Muribuka ko nababwiye nari ndi muri iyo relation ya gatatu nzi neza, cyangwa nizeye ko ari Imana yanjyanyemo. Twakomeje kugenda, igenda impishurira ibindi, igenda imbwira ko ari Imana yita ku muryango kandi babaye umuryango, kandi irimo yitegereza uburyo umuryango utagifite imbaraga cyane, umuryango hafi na kure ikomeje gusenyuka. Igenda ikoresha ingero nyinshi zitandukanye, ariko akenshi nyine zigaruka muri uko nguko imiryango nyine wagikomojeho uvuga kutaganira. Ugasanga hari n'imiryango nk'iyo ngiyo yanjye itarimo ababyeyi bombi, ugasanga nyine abana barimo barakura batarerwa, batabasha kumenya buri kintu cyose, baba bakwiriye gukura ku babyeyi cyangwa abababereye ababyeyi ku batakibafite. Turabizi ko kubera amateka yacu hari benshi batagifite mama cyangwa papa, ariko Imana yabinganirijeho cyane, irambwira ati hari imiryango usanga ababyeyi bombi batakihari, ariko ugasanga wenda habamo abavandimwe, murumva ko abavandimwe nari mbafite ariko batandi hafi nabo, cyangwa ugasanga hari abaturanyi, ugasanga hari abo mu miryango, hari ba tante, ba oncle, gutyo. Abo bose ni abantu baba bashobora kuba ababyeyi. Buriya niyo umuntu yakwadopta cyangwa se akagufata ansharije akwiyemeza kukurera, aba ari umubyeyi, agomba kuguha nk'ibyo umubyeyi wakwibyariye yakabaye aguha, nibyo, kugira ngo nk'uko nabivuze kare, kugira ngo izo nshingano zavuye kuri abo zikamwimurirwaho, aba ahagaze mu kintu cy'ababyeyi. Nk'uko n'ubundi iyo umubyeyi afite umwana aba ari arerera Imana, nawe aba agomba guhagarara mu nshingano neza, nibyo, atitaye ku bintu byinshi abona bimugora, ahubwo akabikorera yuko ari we mu bantu benshi bari ku isi Imana yahaye uwo muntu. Ntabwo wenda mfite ubuhamya natanga bwinshi, ariko nzi umuntu wigeze guhagarara mu cyuho, nzi neza ahagarara mu cyuho, aba umubyeyi, kuko yari umupapa akaba n'umumama icyarimwe, kuko yari afite umuntu Imana yamuhaye kurera n'inshingano.
ngira ngo mu gihe gikwiriye abantu bazajya bashimira babagiriye neza Yego. bya nyabyo bagahagarara mu nshingano mu buryo bukwiriye. yego nk'uko rero wari ubivuze, Mm, imiryango mm, n'abandi batari imiryango ariko bafite abo baragijwe, yego bafite inshingano zo guhagarara neza nk'ababyeyi, nibyo nk'abazanabibazwa kuko twabonye yuko ntabwo umwana yego ari umuntu, Imana iri mu muntu kugira ngo umukoremo icyo ishaka. Igihe rero utumye umugambi w'Imana udasohora, yego ubaye navuga ngo ubaye umugaragu w'ikigwari. Ntekereza ko natanga urugero rw'icyanditswe kiri muri Matayo igice ni cya 25 kuva ku Yego. murongo 18 kugera kuri 24 havugamo umutware wagiye mu rugendo asiga Yego. atanze itarara yego ku bagaragu be, arazibabikiza, ntiyigeze babwira ngo bazigenze, ariko uwo yahaye 5, uwo yahaye zingahe barazigenjeje, kereka umuntu umwe we yahaye imwe, avuga ngo nari nzi yuko usarura utabibye, nari nzi Yego. ibiki byinshi, iyo tara narayibika ayishyira barayitabika. Yego. Abandi shebuja igihe aviriye mu ruzinduko agarutse agenda ababaza ati munsubize za tarantu, bagenda bamwereka uburyo bazunguye bazigejeje zikunguka, yego ariko wa wundi ayizana uko yakabaye, abwira shebuja ati namenye yuko usarura utabibye, mbese wishyuza ibyo utakoreye muri Yego. urundi ruhande. Hanyuma aramubwira ati ese ko wari uzi ko njyewe nyine nsaba ibyo ntakoreye, Yego. kuki utayigenjeje ngo nuyinza uzayimuhe impane n'urugendo. Ati rero bayikwambure bayihereze wa wundi bunguye 5 akazigira 10, ubwo yagize 11. Bisobanuye iki iri jambo? Yego. Icyo risobanuye ni ukuvuga ngo mu nshingano dufite icyo dusabwa ni ugukora ibitureba, tugakora ibyo tugomba gukora. yego Ibindi nyiri itarantu ntuzi uburyo azabigenza, ariko niba uhawe inshingano ntuzikore nk'uko zigomba, nabwo uzaba umugaragu w'ikigwari ugawe. yego Uwo mugari kandi nibaza ko nta muntu wakwifuza kuba ikigwari, kudakora inshingano z'umuryango, mu kudakora inshingano n'izindi zose abantu birengagiza, yego nabyo harimo ingaruka. Nta muntu wakwifuza kuba ikigwari ngo agawe. Imana yaragutoranirije inshingano runaka, yego ngo nurangiza ureke kuzihagararamo uko bikwiriye, nta muntu wakwifuza kuba ikigwari. Ntekereza rero ko umubyeyi n'undi wese udahagarara mu nshingano uyu munsi yisubiyeho ntarirarenga, yego hari aho wabitangirira bikagaruka, yego kandi byahise ntubibazwa. Imana yacu ni nyembabazi, Yego. irababarira cyane kera bikarangira, cyane kongera tugatangirana urugendo rushyashya. urumva nuko isomo nakura mu buhamya bwawe niko nari mbivuze, yego jyewe ku giti cyanjye, kuko iyo utabikoze nyine urabona bigira ingaruka ku bantu benshi b'uruhererekane. Twahereye kuri ya mbuto, yego rwa rugendo rwa ya mbuto yitwariye, yego kugeza uyu munsi harimo urugendo rwinshi rwavuye mu kuba hari inshingano zitubahirijwe, yego haba aho wagiye unyura, wagize yego stopovers, yego wagize ahantu henshi yego ugenda uhagarara. nibyo Hari umugabo yabwirije muri ADPR ya Nyarugenge, yego atanga urugero rw'ukuntu iwabo iyo mu Burayi, muri Suisse cyangwa muri Suisse cyangwa muri Sweden, haba imihanda ica munsi y'umusozi. yego Noneho iyo mihanda kubera ko ataba ari bubone ubutabazi, atari bube ari bubone iki, habamo ngo utuntu tumeze nk'uduparikingi cyangwa se utwumba simbizi, ahantu ushobora guparika. Muri iyo parikingi habamo ngo akabuwate niba ari agaki, kabamo amazi, hakabamo telefone fix, hakabamo n'itara.
ngo biberaho iki, biberaho kugira ngo abantu bakoze uwo muhanda bateganyaga ko ushobora ukava mu kibazo ukagenda urugendo rugakomeza, kuko ubuzima tubamo ni urugendo. yego utwo tuntu rero natwe Imana igenda itudushyiriraho, aho wananiwe, aho wabaye gute, yego ukajya kubona utwo tuntu urahageze, ubonye nk'akantu kaguhumuriza, ubonye kagufasha, yego hanyuma ubuzima bugakomeza, ukazongera ugahura n'ikindi kikugerageza gutyo. yego rero ntekereza ko n'ibi ngibi tuba turimo by'ubuzima bw'umuryango, bw'abana, izo nzira zose wanyuzemo, iyo utekereje usanga Imana yaragiye gushyiriraho utwo tuntu mu kutamenya, hanyuma bikazarinda bigusunika, ukazarinda usohokamo ibyo bintu ntubigwemo, ariyo uwo muhanda uca munsi ukugeza ubwo usohotsemo. rero twarimo ibyo wari urimo uvuga, wumvaga ari nko gusoza, yego uko iby'ubwo buzima bwawe n'uwanyuma n'uwo mukozi w'Imana, ibintu byose rero kutwigisha, n'abandi bajya ku bakozi b'Imana bajya babanza bashishoze, bagenzure, ugire ubwenge, kuko kuyoba nako kurahari kandi cyane kwinshi. yego n'abayobya barahari baba bafite izindi nyungu, hakaba n'abandi baganisha abantu ku Mana, ngo inzira ijya ku Mana iratunganye. hari iz'igihogerere, izo ziba zitwereka ibintu bikayangana, umuntu akizera mu ntege nke z'umuntu afite, ukagenda ukamuguye umutego. Satani ni umunyabwenge, ntitukamusuzugure, tujye twibaza izo mbaraga zapinze Imana zikarinda ubwo zihanantuka, nawe arakora kandi mwisi no mu bwami bwe. nagira ngo nyine utubwire muri make urugendo rwawe, ikintu rwakwigishije mu magambo make, ikintu rwakwigishije, icyo ni kimwe. ubwo ni isomo ry'ubuzima muri rusange, ibyo bintu byose twavuze. nurangiza utubwire inama utanga ushingiye kuri icyo kintu byakwigishije, inama utanga, kuko uko wabisohotsemo byo wabitubwiye ko izo challenge zose umwuka w'Imana yongeye kuguhagurukaho akagukomeza, noneho ukiyemeza guhagarara kigabo wenyine n'Imana yawe. yego isomo ry'ubuzima n'inama wagira abantu. ubuzima murumva ko naciyemo ibyo nahuye nabyo, ntabwo byoroshye kandi nta nubwo byabaye imyaka mikeya, yari imyaka myinshi. urumva nigiyemo ibintu byinshi cyane, ariko kubera ko turimo tuganira ku bijyanye n'umuryango n'uburyo bwiza bwo gutuma umuryango ubaho kandi ukabaho neza, kandi nk'uko Imana ibishaka ibitwifuriza, navuga ngo nasobanukiwe yuko umuntu ari nk'ubutunzi bukomeye cyane ku Mana, kandi ubwo ngubwo nivuga ngo ni umuntu uwo ari we wese. nababwiye ngo narezwe n'umubyeyi umwe, kandi nderwa nza gusobanukirwa ko n'ababyeyi banjye bombi batigeze basezerana, ariko ibyo ngibyo naje gusanga bitagira imbaraga cyane ku Mana. ntabwo iha agaciro, ahubwo icyo iha agaciro cyane ni uwo muntu uba uvutse, kubera ko nta muntu uvuka mu buryo bw'impanuka. umuntu wese avuka Imana yabyemeye ko avuka, kandi akavuka hari umugambi kanaka agomba kuzamara muri ubwo buzima agiye kubaho. rero maze kubabwira uburyo nasobanukiwe ko umuntu ari uw'agaciro cyane, kandi Imana yanambwiye ngo nzabwire abo nzagira amahirwe yo kuganira nabo ngo umwana ni nk'undi. urumva naje kuba uwo mubyeyi, ariko mbere yo kuba umubyeyi nabaye uwo mwana. uwo mwana wakuriye mu muryango nk'uwo nabaganirijeho, nkura mbona afite abavandimwe ariko tutabana umunsi ku munsi. murumva ako kana ubwo nanjye nari umwana, numva ndi uwo mwana nyine wakuze
wibwira ko ngewe papa ashobora kuba yarantoranije muri abo bavandimwe ngewe ntanjyane, urumva nyine ko nari mfite ibintu byinshi biremereye umutima wanjye. Mu nyuma ariko naje gusobanukirwa ko papa wabo atari we wari papa. Urumva rero muri iryo somo Imana yambwiye, ndabizi ko hari imiryango myinshi ishobora kuba isa n'uwanjye kano kanya, cyangwa isa n'uwo nguwo nanjye nakuriyemo, hakaba harimo abana batandukanye cyangwa bafite ababyeyi batandukanye. Nabahumuriza mbabwira ngo nubwo birashoboka cyane ko hari abana basa nanjye cyangwa bakuze biyumva nk'uko nanjye nakuze niyumva, ariko ndashaka kubabwira ngo Imana irabazi, kandi yarambwiye ngo mbabwire ngo umwana ni nk'undi. Ibyo ngibyo rero bibahumurize. Ku babyeyi rero barimo barera bonyine nk'uko ndimo nera jyenyine, cyangwa nabo bashobora kuba barakuze nk'ukuntu nakuze, ndababwira ngo namwe Imana irabazi kandi irabakunda kandi bitayeho, kandi Imana ntabwo igitoraniriza ku butoni. Aba bataramenya Imana ndabifuriza kuyimenya, ngira ngo mwumvise ko ariyo mu by'ukuri yambereye byose, irankomeza ikaba inambashije. Yego rero rwa rubuto Alina, ubuzima naciyemo ntabwo ari bugufi, nahuriyemo na byinshi, ariko icyo nshima cyane ni uko Imana yabunsanzemo iza kunsobanurira uwo ndi we, iza kunyumvisha uburyo ndi uw'agaciro. Nubwo bwose nakuze mu muryango utarimo ababyeyi babiri, nzi ko abenshi bakuze nkanjye bashobora kwibaza kuri identite yabo, bakaba bavuga ati ese jyewe ndinde ko n'undi mubyeyi wakagombye kufasha gusobanukirwa uwo ndi we adahari se. Twigize kuvuga n'uburyo rimwe na rimwe ibintu bipfa ntibibe byiza kubera ko nta biganiro biba hagati y'ababyeyi n'abana. Urumva rero Imana yaje nk'Imana, yongera kuza mu buzima bwanjye nk'umubyeyi, impa gusobanukirwa neza uwo ndi we, imbwira uburyo ndi uw'agaciro, imbwira ko ndi umwana nk'abandi nubwo bwose nakuze mfite byinshi mbura, imbwira ko ndi uw'agaciro. Ibyo rero nibyo nabwira bagenzi banjye, abana bakuriye mu miryango isa nk'uwo nakuriyemo, n'ababyeyi ndetse nabo bashobora kuba barimo barera, cyane cyane abamama barera bonyine. Nababwira ngo muhumure nk'uko Imana yasanze muri izo nshingano zitoroshye zo kurera jyenyine, ariko ikankomeza, ikabasha kugendana nanjye kugeza no kuri uyu munota, kandi izakomeza no kugendana nanjye. Ndabahumuriza rero mbabwira ngo icyo nabifuriza ni ukugira ngo mumenye Imana badasanzwe bayizi, sabiyereke nk'ukuntu nanjye yanyiyeretse. Ntabwo nayimenyereye muri uwo muryango, ariko yari nzi, yamenye aho isanga. Nibyo mbifurije nanjye, kugira ngo mutazakomeza kuba mwenyine. Ahangaha rero naho ngize amahirwe yo kuba ndi kumwe na Tell the Nations. Reka mbwire n'abo babyeyi bandi tuba tutarabonye, tubabwire ko ubuzima bwacu buba bufite byinshi bubura kubera ko tutabagize. Kuba gifite amahirwe rero yo kuba bashobora gukurikira kino kiganiro bahari, bakaba bavuga ati mfite umwana cyangwa mfite abana, ntajya amenya amakuru yabo, ndumva byaba byiza Imana ibagendereye ikabumvisha uruhare rwanyu, kandi ikabumvisha ko mufite uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo imiryango ibashe gukomera kandi igire ishusho ryuzuye nk'uko Imana yabigenye. Yagennye ababyeyi babiri, yari isobanukiwe neza impamvu imiryango igomba kubamo ababyeyi babiri. Ndizera ko ibiganiro dukoranye na Tell the Nations muzabikuramo inama nyinshi zizabasha kubafasha. Ndashima Tell the Nations yantumiye kugira ngo mbashe gutambutsa ubu butumwa. Imana yashyize ku mutima wanjye, ndagushimiye cyane. Ndabashimiye namwe abadukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro. Muzakore share, mukore mushyiraho comment,
abazakenera kugira ibyo bamubaza mwandike muri comment azabasubiza. Hanyuma mfite ijambo ryo yego mfite ijambo ryo kumubwira urakoze, mfite ijambo ryo kukubwira Marine, Imana iragukunda kandi yakugiriye neza mu byo wanyuzemo byose. Turashimira ko utabiguyemo, ubugingo bwawe buri mu Mana. Kandi nkurikije ubumenyi wagize cyangwa se amasomo wize, ndatekereza ko ibyo wanyuzemo abana bawe batazabinyuramo, kuko uracyafite inshingano. Ibyo wanyuzemo abana bawe ntibazabinyuremo rwose, n'icyifuzo cyanjye. Kandi ibiganiro ntibirangiriye aha, twaraganiriye. Ndashimira na Gerard wankoresheje ikiganiro. Ni wowe mfura ya Tell the Nations. Ni ukuri warakoze kumva ko twakorana ikiganiro cyubaka umuryango, kigahembura abananiwe, abana n'ababyeyi babo. Ndibaza ko kizubaka umuryango. Harimo amasomo menshi, abazagikurikira bose bazige kuruta uko batekereza ibindi. Bazige bigira icyo bibigisha, bagera aho bava n'aho bajya, kugira ngo twubake umuryango mwiza wa none n'ejo. Murakoze rero, ndabashimiye ku mwanya wanyu bwitange. Ndabizi ko utaba ari munini, mufite ibintu byinshi mwakawukozemo. Imana ibahe umugisha. Ikindi ntakwibagirwa kuvuga, umuntu uvuga ibi ngibi ubasha gutanga ubuhamya ni umuntu wakize. Ari n'Imana yarakoze kugukiza. Abandi barabitangira bakarira bagakomereka kurushaho, bakakomeretsa n'abandi. Mu by'ukuri kuza kuri kamera ni ugutanga amasomo, ntabwo ari aho gukirira, ahubwo naho kuza kuvuga urugamba wanesheje, kugira ngo nuzakumva nawe azagerageze kugera ikirenge mu cyawe. Ni inama nahaga abantu bakomereka mu marangamutima, barangiza bakaza kuvugira ibibazo byabo kuri kamera. Umuntu agomba kumenya aho avugira, aho akirira, n'aho atangira ubuhamya. Murakoze, turabashimiye. Kameramani wacu nawe turamushimiye. Samu rwose wakoze kubana natwe. Ntabwo cyagira ikiganiro kigufi, cyari kirekire, ariko wakoze kwihangana. Murakoze.